nyuma y'ubukwe bwiza bwa Miki ndetse n'ubita agapromota nta kindi kiri kuvugwa cyane ku mashusho media usibye cameraman wafotoye uwo bita Miki igihe bari mu bukwe, igihe Miki yishimiraga ibirori bikamurenga cyane akamera nkaho agiye kurira, yafashe isura yiwe ayigira ukuntu namenya cameraman ananje arafotora, cameraman namwe nyine abagenda afotora amafoto yose akantu kose gaciyeho, akantu kose kaba yagenda afotora. Nyuma yuko afoje gufotora iyi foto rero yarayifotoye ayohereza Miki, ayohereza abantu benshi cyane. Uwo bita Mideli w'u Rwanda nawe yibonye arayipostinga. Nyuma yo gupostinga iyi foto reba uko abafana cyangwa se abakurikira Mideli cyangwa se abakurikira uyu ngo bita Miki baje kuba basubiza muri comment. Ubwo ngubwo haraho bita kuri Facebook. Uwo mbere aje kuvuga ngo arakanura nk'ikibogo cyangwa se nk'imbogo yishe ryangombe, arakanura nk'imbogo yishe ryangombe. Uwa kabiri aravuga ati ngarakanura nka Sekibi, ya nibyo niyo pe, he is looking like a girl, iyi niyo sura ye ya nyayo. Ubwo bari kuvuga uwo bita Miki baje kuba bakomeza bavuga ati kibaye ikigoryi noneho ingaho ingona ntirakara uko. Arangira aravuga ati uyu mufotozi ni umugome rwose, ko warakaye Miki kandi ufite abantu tugukunda wituma natwe tubabara. Iyo ni ifoto iri kubica cyane ku rubuga rwa Facebook ya Miki agaragaza isura ye nabi. Cameraman nawe nagutinza yahise afotora. Wese urabyumva uti iyi foto agomye kubivugisha abakunzi cyangwa se abanzi ba Miki gutya. Duhurire muri comment. Ciao ciao.